stade nkashima abayobozi b'igihugu bose ko ninjye mufana mukuru w'abahuriga nanjye wafashe Inkoni y'umwami Elisabeti nk'ibi biga bibi bafata abana ku ngufu abishye mu nganda ajya bihano bajye babakubita rwa rushinge uzafata abana ku ngufu bazabagira inkoni. Twirinde ihoteli y'abana, twirinde utanga ubutumwa uhohoteye umwana Yesu azaduha umugisha. Stolichi Rwarutabura. Ya papa ndabakunda cyane, ndishimye kuba ndi hano. Paritse imodoka mwese mwabirebaga. Waruvuye se Rwarutabura? Mvuye gutemba, mvuye kujoyinga, mvuye kugwa ibintu ibyo by'abana kugira ngo nshyire abana bahe no mama na boss wanjye mukuru yishimye ni mpamvu yahagazanga. Uyu mu boss amwitonga iki? Uyu ameze nka gikundiro. Burya ahantu hari byiza haza n'igikundiro ni mpamvu tuba turi kumwe abayishimye nanjye mba nishimye nibyo byiza cyane. Rwarutabura ugeze hano i Kigali uturutse mu cyaro, utangiye gutwara imodoka, wagiye mu ndege, ufite amateka menshi akuvugwaho. Rwarutabura bundi umuntu utakuzi ukumvishe bwa mbere Rwarutabura wuri indege akamamara ni muntu ki? Ndabanza ngashimira abanyarwanda bose, ngashimira perezida w'igihugu, ngashimira n'umusaza Afande Kabarebe. Iki gihugu itagiye umutekano ntabwo nari kuhagera. Ibyiza biri imbere kandi tujya hanze bamwe bakajya guteka mu Rwanda n'ubwo abanyarwanda igihugu cyiza. Ni mpamvu utaza nimba nafite amahoro nagwa kuza kundeba, ahubwo banza ushimire umusaza wacu warwanye igihugu, nawe banza umuvuga ati Imana ijye umugisha azabye kobwa naho ngo Imana ijye imwongera kuzina ry'Imana. Yarababye ariko we nibyo byiza, afite n'umuzukuru azabya n'umuhungu niba nimamukunda kuzina ry'Imana. Aho navukaga ntabwo nzi ko nzajya mu ndege. Ugiye mu ndege wanyu babyakiriye bate? Bari babizi se. Nge naje mu mujyi meze nka mayibobo, kwa gukunda sport no gushwanya ngo no kwa n'abantu barishima, ntageze ndi boss. Bari mama ngwenda ngashimira abayobozi b'igihugu, ndashimira abanyarwanda bose. Kwanza Abana ndabanza nkabwira Rujigiro mushiti wanjye Rujigiro kuna Morezi tuyana mu ndege wasigande anashaka kujya mu ndege nikiti manager w'Amavubi. Bandishimye cyane ko ufite ubuyobozi bwiza bugwa n'amahoro. Niyo tujya hanze tugashima igihugu cyacu tukambara idapo ry'igihugu tukagaruka ni mubona nambaye sport. Bwa mbere ngo ujya mu ndege abantu basigaye bavuga ngo uri buze gutoroka bagize ubwoba ngo urahita ucika. Wabikubwiye ntagaze inde netse indege iteye amavezari. Wabikubwiye ni bantu utajya mu ndege. Uzabaze Vieux Kakizi, ubaze Jimmy Gatete, uzabaze Eric Shimimana, uzabaze Nyakwigenda Gatawute, Banagana Rias, uzabaze kangende muzerega no kubona munateze nyinshi ubona ko ameze imvi zose. Rwarutabura, Rayon Sport ihuye n'ibibazo muri uyu mwaka. Saidati abateje umwijyana hagati muri mwebwe. Saidati cyangwa Sadati? Saidati ya Sadati o. Sadati ahubwo bivuze nabi o. Bivuze nabi o. Saidati sa Sadati. Nyine se hari ubwo utagira ibibazo se. Yari gatumwa ariko Imana yamudukije, Imana ishimwe. Nkubaje ibya Rayon Sport ngira ngo tubihuze n'amakuru numvishije ko Gasogi mugiye kujya kuyifana. Witwa Safaturuka nawe umwana w'ejo bundi ufite imyaka ingahe kugira ngo utangaza amakuru nayo mupira ka Kigali ni mupira imende hano hose. Uze Gasogi ejo bundi we wagiye kwifana umugabo warabya arangwa Kenisi n'umunyamutare ndamukunda akinye n'amakipe yo hanze naye nzamushyigikira kuko Kenisi buriya nta mutima mubi yizeye kubona nawe n'ikibazo ambwa ati nguru umwana isukari haba Kenisi buriya yibana rimwe tuzana kuba cyakuni kwagwe ubundi Kenisi nta kibazo nta mutima mubi kuko ashaka kugusaba kujya gufana rero Gasogi. Ubu nyine umuga wayicira nawe ucimbwa ishaje na n'uguru urukundo nta nubwo ubwo yakugurugura imbwa ishaje ntambwe igisemo akabi karimenye. Uyu garafina we abona nzi ko wakuzeho acyari umwana ubuse wangura ngewe kamaze navuye mu nda ya mama nkunda Rayon Sport. Unguze umwe bitana kujya nyine bacumugamo cyangwa ngo umugore yabwiye undi ngo hena nebe umwe amatumba nabonye.
umugore ninde umugabo ninde? Umugabo ni Rayon Sport. Umugore ni babandi wambwiraga bahe nyine bwo ndabazi basubiremo utinya Kenisi nese wimbaza Gasogi nta myaka itatu Gasogi Kenisi ntacyo mfa nawe nagoze ntacyo mfa nawe maze mfite imyaka 40 fana Rayon Sport mfite abana bakina muri Gasogi bakina rose habo ndashimira Kenisi waje mu pro mu Rwanda agateza itangazamakuru nako ikazamuka ndanamushimira ahubwo babandi bakirikiye mukundira abyuka saa 10 kuri radio babandi bavanga batuyobora bameze nabi ubishe kuno yayi n'abafana biwe yako twitufana amavu nacyo baduha makabatu batwize ndeye uziko Kenisi uyumva nta kibazo Kenisi nta mutima mubi yako akinye na pe na mufana akinye na Rayon ewa namushake ukubona guri yatanga na runaka nibabize hanyuma Rwarutabura wigeze gufata inkoni y'umwami Elisabeti yageze hano mu Rwanda irimo iragenda itembera kuri uyu mugabane wa Afrika byagenze bite kugira ngo ari we bahitamo bamise ni nakubiye ngo igihugu gifite amahoro cy'abanyarwanda nge bahise bo nk'abanyarwanda nyuma mu gushimira abayobozi b'igihugu mbataka nimo burangaruka ngiye hanze ngakoma mu Rwanda bamisemo fata inkoni y'umwami Elisabeti nze ngomba kimisagara ndazamuka nyuma ya stade nkashima abayobozi b'igihugu bose ko ninjye mufana mukuru w'abahuriga nanjye wafashe inkoni y'umwami Elisabeti nafite abagabo bafite inkota no guca bambaye amajipo bimwe by'ibikomeze nk'abagande ninjye njyo yifashe nashatse kunyara ngiye kunyara bakambuza ntabwo nzi kikomeye none koroda kamwe tuba mukayitatse inkoni ceceka nushaka winyarire nuko byagenze kuzajya Imana we ntabwo nzi ko ifite agaciro ahubwo nye Claude waje kunyanga namwe ati inkoni irakomeye nushaka winyarire ariko inkoni n'igihugu we watunafana gambirwa ntabwo igihugu cyo kunyice ko bamisemo nk'igihugu nimo mushimira pezo w'igihugu ngashimira n'umusaza afana abanyakabare kubamisemo njye ufashe inkoni mu Rwanda ya Elisabeti umaje kumenya agaciro kayo ubwo akaboko wari wayifatisha waragakarabye uwo munsi wapi navuye kuri mezo hano ubona ko haba akantu none nari kumwe n'abasirikare babo bafite inkota babambaye ibintu by'ibikore nzi ko ari bamwe ba Tanzania nabizi n'abakenya nazi ibyarebye kaka kwa kundi none peza none Claude ntabwo yekwemba kwinjiramo akanyikira ijisho nkayifata bahagana nkahagara nyine ntabwo nzi no kunya nyine bafite ibikore n'inkweto kwa kundi ariko murana n'abasirikare n'abapolisi bakamwategwa Rwarutabura bakayibancinja impamvu nshimira polisi y'u Rwanda n'abasirikare bakajya bambwira ati Rwarutabura mu Caritas ntabwo banutse ariko bambwira ati wowe yigendo kwa kundi nunanirwa bakajya banyeye kundi umuntu wari uri inyuma nyine ntabwo nari muze ko yafite ibintu nawe bimeze nk'abandi ariko nkayimuhereza biyangije ngera muri stade ubona bayaye peza wacu w'igihugu ikigiye kuzenguruka nanga yanzenguruka birangije njya setande faseta tuzamuka hose tujyana kuri stade ariko ntago navuye maho bamaye amafaranga ntago nanze agaciro kayo ntago nanze amayero wande we yarande ninge wazanye ubugoye ako ndabanza ngashimira peza w'igihugu ngashimira n'abanyarwanda bose ngashimira n'uje waje nyanganisha ko nasebye bora uje nawe ndamukunda wa peri Rujigiro niwo mufana mu Rwanda ujya free play nka Rwarutabura ndabanza mbwe abandi bafana bose ko babona ndi kumwe na Rujigiro twese aho umufana wa Etenseri wa Isigari bose bavuga bagiye tuye free play nka Rujigiro ko mana Rujigiro twashimana ega dufite igihugu cyiza kidukunda tubana abantu niyo mpamvu ibonye bikomeye twiyambaza mu muyobozi wacu w'igihugu yaragowe ahubwo abantu ba hasi kuki tuyambaza perezida w'igihugu tumwiyambaza ubundi bakora iki perezida wacu yaragowe papa wacu ni umubyeyi nagiye mu ndege kwa perezida w'igihugu Paul Kagame nafande Kabarebe na mama Koza n'abandi bose nababinge bose tubakunda cyane icyo tubabaza ariko ngo umuntu akakora ikosa ngo Kabarebe ikosa ngo perezida wacu Paul w'igihugu bacu muze banye uryama neza usinzire waragowe niyo tuzakugwana paka kwijuru kuye no mu ijuru kona yarangira bagiye batugena amatike yacu perezida wacu nge nago ndeka federation batujya bakagira gute n'abantu bakaza binjira kwa kundi perezida yaragowe w'igihugu ndagambira muri covid rero ubwo turi mu lockdown wari uri mu rugo nta match nta guhura n'abafana
hari abakwibutse muri rero abanyibutse uze federasiyo twize indege yaduhaye iki kandi turi abafana bakuru turana indege abanyibutse barahari hari batadeyo hari afande kabarebe hari n'abantu baba hanze akazana ngewe mvuga banjye cyangwa mvuge n'abantu ndi kubona rujiyo ndakubaza bawe wenda ndabona ariko ngewe bajye badufasha ndi kubona rujiyo nta kibazo abantu babaga mu rugi badufashe ndi kubona rujigiro akazana amakuza akaza afande kabarebe akaza benaye makuza akaza bamusoma ko akaza abantu bose ngewe n'abaje badufashe ariko Imana ibafashe bahumugisha nuko ngiye barafashije yagahinda ka Sadate waje muri siporo gusa Sadate se muri covid nakiniye kumari base yaguhe iki yahumgeje muri siporo yamikiso yaguhe iki uriyo witwa Faturuka yewe agahinda afite ubukene afite ni Sadate yaguteje naguze n'ahana kabanza agwajya ngameze yane n'umwako cyoko ndamushimiye yabaye perezida wa siporo habyo yagagaje habyo yane umuntu umugabo ujya kwa kumugore ngo watetse iki kandi utatanze amafaranga ahagije abaye kumwe na Sadate uzajyaho Imana izabafuri bose ako kabanza waguze sigahora he na Sadate urase watuma uganirindaza umunye kumwe na Sadate mbwira bijya siporo gusa Sadate umwe nawe ubwawe waje kutama kuri kwa Sadate cyokoze yabaye amakuru mwabonye amakuru muri gwa mutangaza abanyarwanda ega bacumuga mu kirango imboga mbini ziva mu nkono ariko zavuyemo ntamwe ibyase makabikareme bacumuga mu kirango inyeni yayi wo musiyiti yaroga igiti ngiye nago ndi umufana ndi umukunzi rebe ino kipe yanjye nayibonye nagiye Tanzania njya Uganda nyibigo byose ndagaruka kwakuru uzabaje imika tubaza bano bose ega muvandeme dufite ubuyobozi bwiza dufite n'umutekano dufite ubuzima dufite n'umutekano niyo mpamvu twiyambaza muze wacu adufasha twege babakene nitwe tubigenderamo Rwarutabura ati songe kugarura iryo zina ariko ugeze kuvuga ku kabanza neweho gahurira n'uyu mugabo ko nkavuga ukarira Sadate se yatuma wubaka warakagurisha se kubera urakamuguriza ngo yishire amadeni arafite nato Kagame se ngagurisha narabonye akabanza ntabwo namuze akakanyubakiwe kafite papa wanjye kabarebe bamakuza abantu bose babingira abantu bose baje nta mutima mindagambiwe urakeye ariko saro ukoreshezamo uwo musatsi we neza sarose neze watura Paul Kagame ntugiye fresheri cyo afande wacu muze wacu n'abavani bose waje wabura fresheri saro ukoreshezamo ni yahe mbikubwe wabugiye kubacuza kandi wazabishyuza nzabibwiza uzatanga itangazo hanyuma reka twigarukire ku kibazo gihangayikishije societe nyarwanda cyangwa umuryango nyarwanda cy'abakobwa b'abangavu barimo guterwa inda iyo nkuru n'ubwa mbere umvise cyangwa usanzwe uyizi ndi umubyeyi ndabyaye ahubwo nge ndanababara nkanashavura cyane ngewe mfite abana mfite ibitsina byombi mfite Ariya mfite na Liyani ntabwo navuga abahungu mbabazwa nk'abantu b'abagabo nkatwe nk'umugabo ufata umwana we ku ngufu nkabazwa n'umugabo ufata umukozi ku ngufu bavandimwe bagabo bagenzi bacu uracyambaza se musubize bavandimwe bagabo bagenzi banjye ibyo mukora Imana izabahana twatuye Paul Kagame batudwara umutekano n'abaturwanya bose muzi abakwita kwa kundi hasi namwe mufite ibibazo byinshi ngiye mva kuri siporo nkasanga abana bameze gute nkanya gute perezida wacu w'igihugu uri mu Rwanda bavuga ngo ishyaka ni FPR kiza ni Gaturika ikipe ni riyo nk'ibyo bigabo bikorera amakosa se mwabihanye Imana mwabihanye bibintu gute se twagize gute aba bagabo bakora amakosa nkayo ngo babyaye ngewe nkanye Rwarutabura afite Ariya afite na Liyani ufashe umukobwa wanjye dufite ubuyobozi bwiza dufite umutekano dufite Paul Kagame dufite abadukunda cyane banyise umusazi njya hanze Mozambique njya Zambia ndagaruka njya Afrika ndagaruka ariko dufite Paul Kagame wacu azaturwanira muze wacu waciye ibisambu uca n'ingegera abo bana bahuta abana bacu se muze dufite umutekano muze azabyitaho bavandimwe tugabanye gute abana bacu ngiye ufashe umukobwa wanjye Ariya cyangwa Liyani ngewe
never. abashuka rero badafata ku ngufu arabashukisha utuntu bakabashukisha amafaranga bakabashukisha utwo tuvuta ubwo ndavuga abakobwa bafite imyaka 18 bikarangira bateye amada bubabwira iki ngiye mfite umukobwa nabagiye kujya 18 kandi n'ubona n'umwana muto ngo natize aba bantu bigo bashukisha abantu uko perezida wacu afunga ibisambwa agafuna n'abantu n'umoyi nk'ibi biga biwe bafata abana ku ngufu abishye mu nganda ajya bihano bajye babakubita rwa rushinge uzabifata umwana ku ngufu bazabagira inkoni ntibazabyare kuko igihe nabaha rero umwana yifite ariyere wanjye aramvuna urako mvuza vuvuzera nkagurira indazi nkagura umukate nkacisha umugore wanjye nkagira gute nkamushyira ufashe umwana wanjye ku ngufu ngiye nkubonye do mama bure nyina nkunda mama wanjye nkunda n'abavandimwe nkunda n'igihugu cyanjye mu Rwanda nkunda ibintu bitatu nkunda Imana n'igihugu cyacu na Rayon Sport naye papa sinza yamvaye imbere yarabikoze biramureba ariko nabonye mama wanjye bagabo ba petit frère ibyo mukoro mfite mushiki wanjye Rujigiro kubera umuntu tujyana mu bantu hose ekiti manager w'Amavubi kandi mubwira ati abwira abafana ba Peri tugane kwa kundi ko n'umuntu ugiye ibitekerezo bizima afata abana ku ngufu azabibabwiye tuzabahane ku ngufu bajye bakuta urushinge ntibazanabyara kuko ubushavu umwana arusha baca umwe mu Kinyarwanda ngo utunga byose ariko ntabwo Imana ikaguha umwana uwo uri umukene wari umukiri Imana ikaguha umwana bavuga ngo akabi karimenye namwe igesema ndacyakuvugisha hanyuma Rwarutabura ni ubuhe butumwa aha abafana bagenzi bawe muri iki gikorwa cyo gukumira izindi inda zitateganyijwe ziterwa abana b'abangavu ndabwira nkanjye kuko mbana n'abafana benshi b'amafani karabo cyangwa n'amakipe yose ndababwira abavandimwe twikumire nk'abafana bagenzi banjye abafana ba Etenseri abafana Kiyovu abafana Polisi abafana amakipe yose mu Rwanda bose nimpamvu nanze ubutumwa Rujiyo wanjye bana inshuti tugendana nanarwaye ba Rujigiro yaza kananyuza bari mu ngiri namwe inama bafana bagenzi banjye bavandimwe tugiye kujya kuri stade ariko twirinde byabiga bishuka abana uko tugiye kuri stade ukabona umusaza akaruka agakobwa nabivuze nabi akari umwana ari umusaza twebwe twashimira polisi y'igihugu nkanjye shimira itangazamakuru kandi nawe impamvu mbonye aha ngaha nuko nashimira itangazamakuru twirinde ihohoterwa ry'abana bavandimwe babyeyi bavandimwe bagabo bagenzi banjye twirinde utanga ubutumwa uhohoteye umwana Yesu azaduha umugisha Imana yaduhaye igihugu turabakene ku mutima n'Imana irabizi n'impamvu ubona korona irimo gushira mu Rwanda dushimira n'abayobozi bacu b'igihugu dushimira perezida w'igihugu na famiye na Paul Kagame na fani muzi wanjye fani kabare n'abamakoza n'abandi bose inshallah